世界知道它在什么地方，越想你越接近海洋，你的唇凝聚着月光，伴着我轰烈的幻想。But still, haven't seen anything that sees me fly like you do. I'll do it for you. For you. You make me weak, you make me wild. Baby, you're mine. So perfectly. But still, haven't seen anything that sees me fly like you do. I'm begging for you. I'm begging please. You make me weak, you make me wild, baby. I'll do it for you.
Leo ni siku ya furaha kwa kanisa hii, kwa kusherehekea siku hii ya harusi. Leo ni siku ya furaha kwa kanisa hii, kwa kusherehekea siku hii ya harusi. Leo ni siku ya furaha kwa umati wa watu hawa, kwa kusherehekea siku hii ya harusi. Leo ni siku ya furaha kwa kanisa hii, kwa kusherehekea siku hii ya harusi. Leo ni siku ya furaha kwa kanisa hii, kwa kusherehekea siku hii ya harusi. Hosanna.
aravuga ngo ndashaka ko musengera
ati wa mugabo ngo asenge pastor asanga uyu mugore ni wa kabiri, uwa mbere baratandukanye. Imana iramubwira ngo bwira pastor ko uyu mugore atari uwiwe, umugore wiwe amubwira agace arimo. Nabikurikiye kuri TV ngo arangize wa mugore ararakara ngo agere mu rugo ahamagara pastor aramutuka cyane. Ngo amare kumutuka pastor aramubwira nti urimo urantu kuri kumwe n'umugabo ati atubwira umugabo ko urugo arimo atari uwiwe kandi igihe agomba kuva muri urwo rugo kuko Imana igiye kubikora. Ngo arangize wa mugore aratamagaye pastor nyuma y'imisi ataramututse ngo arangize kumutuka pastor aramubwira ati ariko urabasha ubwatuka ufite n'umutwaro umeze gutyo wambwiye aho ngomba gusengera kugira ngo nduzoyijane neza urebe umwana w'abandi uzomujane iwabo. Arangije wa mugore aramutuka ngo bari kumutuka, urya pastori aramubwira bati noneho kubera ko wazega kuva aho ngaho kandi uwanya arimo asenga washaka urugo rwe, noneho reka dutegereze turebe ko Imana ishobora kukuzamura inyuze muri iyo nzira. Ngo arangize arabyara arabagwa. Ngo arangize ahamagara pastori ngo mbafu ngo nabyaye kandi ngigiye umwana kandi wari wambwiye ngo urupfu rwaje rushobora kunyura ngo n'umutwaro ufite. Pastor aramubwira bati ndakaba atari ko warabazwe bati none ni ngombwa cyangwa nigise. Mukanya wa mugore araremba ngo aremba bwi mugabo ati ndabona ngiye gupfa none nkamagara pastor abagore mugabo ati sinamagara pastor naje uje kuntera ikindi kibazo. Ngo arangize wa mugore aritaba ngo yitabe undi mugabo utakijwe hafi aramagara pastor aramutuka. Aramubwira ngo wowe ngo turi umupastor ngo hogura umurozi ngo none wishe umuntu. Wa mugabo nawe nyuma y'iminsi 2 nawe aritaba. Ngo amare bya mugabo arabaza amateraniro batasa ninde wundi ufite ikibazo muno ngira ico namubara bati ni jewe bati none kurikirende bati bwana yangu. Narasetse uwo munsi narasetse pastor igana na matayiko yuko ndikuye nande bati bwana yangu nyumvaga ko kwa pastor reka babire bene data mu ngo zacu nimureke duhinde. Imana ni bitubera, Imana yategurira abakozi bayo, Imana yahereye imbuto zizakora. Hano mu rusengero ni manifestation y'icyo turi cyo Mungu. Itorero nirigira indege nkeya, abapastori bazabirebera hirya ntibakabirebera. Itorero rizagira imbaraga ari uko miryango igize rya torero igisha kandi n'imyitwarire mu ngo zabo ari imyitwarire myiza. Uvuge ngo amen cyane. Haleluya, haleluya. Iyo uhemukiye umugore wawe ubunaniwe gukorera Imana, uba wishe misiyo y'Imana kandi ubunaniwe gutegura itorero Imana iguhaye kugira ngo uyoboke. Imana bahumugisha kandi Imana ibagaze. Ariko bigira igihe cyazo kandi bikagira n'ibisaba. Haleluya. Buriya twebwe twakuriye muri ibihe igoye cyane. Ejo twari mibabura nabonye akantu kamwe ndagira gusanga ari niwe nakabwiye. Haje umugabo w'umunyarwanda araza ari babiri we n'umuhungu we atubwira ijambo arambwira ati mumbwire, arambwira ati bwira uyu muhanga ukorana sha wumva ikinyarwanda ndatu uyu mwana waje naramubwiye ngo ashaka igihe cyo gushaka none yarazi mushaka kwitadi yanjye bamukureho ndasigara n'ije nyine nyina yapfuye nanjye sigara n'ije nyine namwe nshaka kubona buzu umwana arananira none umukureho kandi niba ngo nuko bidashobotse ngo n'inzu muze mwisature mwazare mukiriye nande yumvaga ko umwana niba agejeje icyo gihe agomba guhita ashaka umuhungu nawe kubera ko ari umwana utagiye kujijuka arimo arakora imibanire akaba ntari itarabone. Amen. None se agomba gusinyaka niyo bitero cyaranga umuhungu ndavuga turamaze nigute aravuga ati rwose icyo kintu cyarakoranye none muzabagana kweze nimutandukanye sinsiga mugerageze gutandukanye nta kibazo. Ale haleluya. Impamvu bivuze bityo narigiye kubabwira ko kubaka kenshi tubifata ko ari ibintu bisanzwe biri simple, ari akantu gusa umuntu avuka aryama akavuka agatekereza agahita abikora. Uyu ni umushinga Imana yateguye wisanzemo, hari ibiba bisabwa kugira ngo nawe uwinjiremo. Haleluya.
no kubera ko twagiye duvanga ubukristo n'umuco, kandi ubukwe ubu buri kugendana n'ikimana yavuze, ariko kandi kugenda rimwe na rimwe bugatandukana n'umuco uko bigenda. Muri uyu muco umuntu wese yakijijwe aroza Imana mu muco we. Nicyo gituma iyo haje kubwiriza hano undi muntu udahuje umuco, iyo abwirije amagambo menshi muvuga ko yashirutse isoni cyangwa se afite ubundi buryo iwe yumva ko ari bwo buryo avuga mu Imana. Haleluya. Noneho ikindi kandi umuntu yishyira mu mbaraga nyinshi Imana yamuhereza ijambo, warivuga urihindutse cyane ukarivuga udafite icyo wisigariza. Abantu ntibajagirira kubera ko ntibazi gutandukanya umuco n'ubugezi. Haleluya. Ariko umuntu neza ubizi icyo Imana ishatse kuvugana nawe, uracumva mu buryo bwose Imana ishatse kuvugana nawe. Haleluya. Buriya kubaka urugo ni umurimo w'Imana. Niyo mpamvu mu rugo dusabwa gukora ibintu byose dutinya Imana. Amen. Ugasanga umuntu mu rugo rwiwe yumva ko akomeye akagaye cyane, ariko atazi ko ari buriya mu rugo haba mu gifuta. Ikintu cya mbere ni mu murimo w'Imana. Ikintu cya kabiri, mu rugo niho Imana izikura abakozi bayo. Ikintu cya gatatu, itorero ryubakirwa mu rugo rikaza kugangarira hano. Amen. Iyo itorero ubishaka muzutse n'imbaraga, biva ku miryango ikomeye ifite ubwumvikane, ifite amahoro n'urukundo, imiryango ihagaze neza, yarangiza ikaza kugaragaza itorero rikijijwe rimeze neza. Bwana asifiwe sana. Noneho ikibazo rero kiza kihawe ni kimwe, ugasanga abantu bakagira ngo ubujutse ntibubera hakoya. Ubujutse buhera mu mago kubera ko ari Imana ifokasinga cyane. Ni nacyo gituma Imana ishaka ko abantu bakijijwe n'ubundi bubakana n'abandi bakijijwe kugira ngo ingo zabo zigaragare zikijijwe. Haleluya. Ariko mwe bigeze kuza kutumisha inama, atubaza niba atubwira umuhungu baramuvuga. No, kumubasha aratubwira ati umuhungu. Aravuga ati umuhungu ntakishijwe azamwe itabi azamwe n'inzoga turamukunze. Kandi ati haraho nasomye muri Bibiliya harambwira ngo umugabo bazakizwa ngo kubwo kwihangana. Noneho umuhereza igisubizo turamubwira ati uko wagwegana. Bibiliya ivuga abashakanye badakijijwe nibagera hagati mu rugo umwe agakizwa, azakomeze kwihangana agaragaza ingeso nziza kugira ngo akwege n'uriya wasigaye mu ijuru. Ariko nta muntu ushakwa n'umuntu udakijijwe ngo abe yumva ko hari icyo agiye kuzakora. Oya, uba ugiye ahubwo 70% uba ugiye kugira ngo nawe uzahanguke mukomezanye umurongo. Noneho rero kubera ko kenshi abantu bacu badakunda uburere, abantu bacu badakunda babaho ari ibyigeze umuntu agakizwa akabatizwa akazamuka agahita akomerezaho azagira ngo ibintu byose bizeze, ibintu byose biroroshye. Harasabwa kuba ibintu byose tuzinjira, ariko cyane iyo tugiye kubaka urugo habaho gushishoza no kumenya neza ko hari itanduye gute. Muvuge ngo amen. Mu rugo ni muri Imana izikura abakozi bayo. Bibiliya isaba umugabo gukunda umugore we, Bibiliya igasaba umugore kubaha umugabo no kumugandukira. Noneho iyo ngo mumaze guturana, haleluya, ugasanga umugabo aho kugira ngo akunde umugore, ugasanga kenshi hari n'ibintu bisa n'igitugu, bisa n'ikintu cyo kutagendera ku murongo cyangwa guca Imana ishaka. Noneho iyo bigeze aho rero hari ibintu bitatu biza bigaragara. Icya mbere, uba wananiwe gukora misiyo y'Imana. Mvuge ngo amen. Icya kabiri, uba wananiwe kurera imbuto Imana ishaka ko izavamo ikintu gikomeye. Kubera ko mu rugo hariya nimwe imbuto z'Imana ziba, buriya n'ubutaka Imana ishaka ko bubasha kumeramo imbuto nziza zizabasha gutanga umusaruro. Urwo rero iyo rwubakiwe mu makimbirane no mu ntambara,
kenshi n'igitugu. Hari aho Bibiliya ivuga ngo bagore mugandukira abagabo banyu, namwe bagabo ngo mukunde abagore banyu ntimukabasharire. Iyo ni ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Iyo rero mubaye mu rugo, tibisobanuye ngo nta makosa azohaba, tibisobanuye ngo nta umwe ntiyakwibesha, tibisobanuye ngo umwe ntiyakora ikosa runaka. Umuco Bibiliya ivuga, iravuga ngo mwaturira n'isaha zanyu kugira ngo mukize. Amen. Ndashaka ko tujana. Noneho rero abantu benshi rero bakaba mu rugo barika. Umugabo yakora ikosa, umugore akaririye. Umugore yakora ikosa, umugabo akaririye. Hari urugo rumwe, umugore ngo yabitse amakosa menshi y'umugabo. Arayabika. Noneho ngo ari umunsi umwe baje kubyara, ngo bagere mu gitanda, barajyama, umugabo arasinzira. Dore aratekereza, yumva ko abadameje, yumva ko ubwonko. Aravuka ashinga inkoko, arasenga, aravuga ngo Mana muje wongera abandi atuye. Jewe byabika Yesori, uyu ni Nabali. None Mana umurebe umukuri ruhande. Umugabo barejwe kubaho karasenga. Arasenga. Ariko avuga ko iwe ngo yabigaye. Mu yandi magambo we yujuje amakondisiyo, ahagaze neza. Kandi ushaka umuzima utabwira umugabo mu gukora neza, mu rukundo aca bugufi ngo mubwire ikibazo yahuye nacyo. Barangize atanganye n'akababaro kenshi cyane. Barangize kandi umugabo n'abaganira baravuga bati jewe Imana jewe sanfo batuka nigeri. None uyu Derika umuntu uri ijambo y'Imana ryavuze ngo twatubirane nimusubize izafashwe ngo tugire dute. Haleluya. Twaturirane isaha kugira ngo tugire dute tugizwe. Imana birareba n'atari byiza ko umuntu yawe iritegereza muri cyaka ibona muhoza agakora wenyine imuremera umufasha, kandi icyo gihe ari umufasha yari mu bitotsi byinshi ngo adashobora kwitura. Ubu ngubu ikibazo dufite muri iki kinyejana ni abantu barimo kwikangura bataragera igihe cyo gukora. Imana ikagusinziriza ku kwikangura, nibo batendeka igihe kitaragera, nibo bafata imiryango y'abitabisa akamara amezi 6 akamara umwaka, yarangiza kuvuga mu muryango batangira kumwereka ko bidashoboka, akavuga ngo jewe byararangiye. Amen. Iyo Imana igishukuri ko barabizi. Hari umwe wambwira kuvuga uraza kudutindaho cyane. Nzamubwira amagambo avuga ngo umuhungu nakubwira ngo ndashaka gushaka. Abagabo twaraganiriye cyane, nkundaganira nawe. Haleluya. Abakwaganiriye amagambo menshi akubiye mu madombi gatatu. Iya mbere twaganiriye urugo n'iki, icya kabiri tuganiriye imirimo isikorerwa mu rugo umugore n'umugabo mu rugo rwabo, icya gatatu tuganiriye imbaraga z'amasezerano bagiye gukora mu Bwana. Ko murumva ko nagerageje kubaganiriza. Haleluya. Umuntu nakubwira ngo ashaka gushaka, uzamubaze ngo se byari imbere y'uko muje muri iyi gihe. Nakubwira ngo ntabwo ngo gushaka. Burya bayaje gusa muri gahunda z'iyo. Kuko umuntu wakanditse ubuzima bw'ubuzima ni ubuzima bwo gusinzirizwa n'Imana, ukaba hari ibintu utabona, hari ibintu utareba, ugatura Imana yonyine ikazagukangura ikwereka umufasha wawe. Haleluya. Noneho rero umuhungu ushaka gupatana atazi igihe ateganyiriza, uwo ni umubanzi, uwo ni umujura, uwo ni umubeshi. Urubyiruko alo umusubiza alo uwo ni umubeshi. Aha, ikindi cya kabiri, igihe cyo gushaka cyarageze. Buriya hari igihe kigera, igihe cyo gushaka bagera ku myaka 10
18 kuzamuka kandi kuri iyi Imana yo Imana ni twebwe tugiri nawe aramenya aho yamukura ibyo risobanura ariko nasanga ariwe aratugaragariza ikimenyetso twakivuganye natagikora ubwo njyewe ndahita mpamagara Marene ati fata umuntu wawe ariko yagasura uzamafo hano agiye kuja gukuraho agatimba nawe aduhamirize ko ariwe agatimba kari mu maso kugira ngo tumenye ibintu biri buze gukurikira. Aha abantu b'amatelefoni kubera Imana amashikandi cyane ubwo yemeje ko ari we reka nanone tumubahereze kugira ngo haze kubaho indahiro haba mu byishimo mu makuba mu byago mu ndwara no mu bukene. Ndahiye imbere y'Imana n'imbere y'abantu yuko mu biriho byose haba ibihe bya none cyangwa ibihe bizaza urupfu rwonyine nirwo ruzadutandukanya. Ndasaba Imana kuzabifasha. Imbere y'Imana imbere y'abantu ko ari njyewe ubwanjye wiyitiyemo Umuhoza Pascal kumbera umugabo w'isezerano. Nsezeranye ko nzamukunda, nzamwubaha, nzamurutisha abandi bagabo bose mu bihe byose tuzabana, haba mu byishimo, haba mu makuba, haba mu byago, mu ndwara no mu bukene. Ndahiye imbere y'Imana imbere y'abantu yuko mu biriho byose haba ibihe bya none cyangwa ibihe bizaza urupfu rwonyine nibwo ruzadutandukanya. Ndabasaba Imana kuzarinda. izi ndahiro zabo harimo amakwenta akomeye ariko harimo rimwe rivuga ngo muri ibihe ngo no mu bindi bihe bizagira bate nimuguma kugira neza. Tugushimiye kubw'uyu munsi n'aya masaha uyu mwanya w'ubu nyine duhagaze ahangaha kubwo mu birori by'abene data barimo gusezerana. Izi ni impeta bagiye kwambikana tizifite aho zitangirira n'aho zihurira, zigaragaza urukundo rwabo rukomeye rudafite aho rutangirira, urukundo rwa agape rutagendera ku makondisiyo. uvuga amagambo wumva ufite ku mutima, niba ari indirimbo nta kibazo, niba ari isengesho nta kibazo. Rero Umuhoza Pascal handitse urupeta rw'urukundo ikimenyetso. Nzagukunda, nzakubaha, nzagukundira ababyeyi. Ndasaba Imana kuzabifashamo. Mwongere byinshi. Ikimenyetso cy'urukundo. Nzagukunda, nzakubaha, nzagukundisha n'ubutunzi. Yego murakoze cyane. Ishaho bakomeze urugo rwabo bagwiza urukundo, urugo rwabo bagwiza imbaraga, urugo rwabo bagwiza imigisha yose igukomokaho, bagira ubuzima buzira umuze kandi babyare boroshye, bagira abana
bagira amatungo bagira ibyo kubatunga Hallelujah. kandi urugo rwabo urugo rw'umugisha ku barugana bose urugo rwabo rw'umugisha ku mirimo wawe Asante Bwana. urugo rwabo rw'umusemburo wo kubaka byinshi ushaka kubaka kuri bo kandi ibyo byose nanone bikagera no ku bandi bose turabasengeye mwami kugira ngo bahe umugisha uhereye umunsi wa none abari bo muri banze ubafashe ubakomeze ubuzuze kandi amahoro yawe n'imbaraga zawe zikomeze zibagarareho ugize neza mwami kuko ubyumva kandi urabyumva iteka kuko tubigusaba ni mu izina rya Kristo Yesu bisenze Amen. Okay, murakoze cyane. Murakoze cyane nana medosura mu cyicaro. Nako. Nanone nibaze basinye mu gitabo cy'urwibutso. Bahamya babiri. Zamuri bendera umwana w'intama wanesheje Zamuri bendera umwana w'intama wanesheje twabwiraga ngo abantu bafite impano baze kutwegera hano hafi reka abana baze kureba uburyo batera intambwe baze gusuhuza ababyeyi bafata urwo rufunguzo bafatikanya n'uko bamaze kuziyemeza uyu munsi ko bazafatikanya muri byose bakingure ibikorwa binjire bose bagiye kwinjiramo ntibakingure rwose bafatikanije binjire batera intambwe binjira amatelefone asubira inyuma uko tugeza turaguhaguruka twese abantu bose urimo baze guhaguruka kubera ko indoro wawe n'abantu bose rero
twari kugira ngo tubaheshe icyubahiro umunsi wabo mukuru w'abana bacu twasaba abantu bose bari kuva hasi kugira ngo tuze kubabwira ndabona binjira hariho amata noneho nibarangiza turasuzamo inanga tubaherekeze tuvuge no mu byicaro abantu bose bahagaze turaza gusenga isengesho rimwe ryo kwiyegereza imana hano muri uyu mwanya ibirori byacu bari gukomeza komeza shaka umuziki shaka umuziki asenga imana muri mikrofone yogeranye imana muri uyu mwanya kugira ngo izibane natwe muri ibi bikorwa byose tugiye gutangira aya masaha. Murakoze mwami, turagushimiye uyu mwanya kandi tugezemo, watugiriye neza mu bihe bya mbere byatambutse. Tagira ngo turi iminota y'abandi bantu tuzamura icyubahiro cy'Imana bari mu iterano ry'abera. Sema haleluya. Kuza kuno twaje nyine kutumeze no kugira ngo twishimane twese kugira ibyishimo byo mu birori bya bene data. Amen. Icyiza cy'ibirori by'abera kibigi hakuriye abantu bifuza hari n'amasezerano azareme kamwe kubera abantu bataramanye bishima hakaba n'ibindi bisenya tugire kuzamu. Sema haleluya. Nicyo bituma rero twadusenga kuko turasenga Imana kandi twishime kandi dusenga. Yego. So kumenya none kubica wakati chumi yego yafutu izikirira mu bitara ntabwo izikirira aho bicaye kuko
ngaho turanga dukora kandi bayigwaye bukere mu izina rya Yesu Yudoma
kureba igikorwa cyifashe nyuma yabo ya ese ni igikoni yohereze ibiriti kugira ngo muze gucana urwo rukuri mushushe dore bigize umwanya w'ibitekerezo byahoze kandi ibintu bihoze ubwo rero reka muze gucana bamaze kwinjira mu rugo rwabo uburyo muzoza guteka no gucana si no kubigisha ni ibintu mwatojwe bihebuje mutozwa bimucane rero kugira ngo hari ibyo bizategeka hatabaye gucana muhoza ati rwose nubwo ariho uzaca ariko tuzafatikanya twebwe namaze kubyemeza imbere y'abashumba yuko tuzafatikanya umucana niyo hirya hari ibyo biri aho hirya bari muri cyane murangiza bazi kubahereza icyuma ko abanyarwanda bakita cyangwa se kubwita ariko ubwitizi bwita nabi ngo ni umushyo zose zitiko n'imvugo zitandukanye ngo reka rero muze gufata kugira ngo muze gukora umuhango ababandi bita ngo ni ugusara keke yego nahe mufate ufatikanije mwembi muze gufata kabiri gatatu zagatatu zisanzwe utavuze biratandatu zisazi byabo zagatatu wavuga zose kabikwa bikomeze neza rwose izo zagatatu reka kutukorera akazi kubafasha kugira ngo baze kutwereka uburyo ki tuzasangira tugera mu rugo rwabo abo mu rusange ubuze ati rwose ati ya neza ati ntabwo wese ubanza yuko yakwemba kubuza nawe rero ubwo nawe ntabwo uri kumva umutima w'umwe ubatiye ugomba kuziwe ya ibyo birori rero ibyo ni ibirori nanone reka kandi tugaragaza ibirahuri turasobanura ibirahuri turabategereje makuru wegura umuhoza ari ngaho gufasha ya amen nakubwiriza iki nakubwira muze mwegere protokolo hariya ugatuma umutsima wohereze abantu abageni basubire ku cyicaro bahagaze cyane basubire ku cyicaro kugira ngo nayo zamukari bari mu kabeza neza
umukoresha umugisha nageza murakoze cyane turi gukomeza tugereho komeza kubera umwanya wo kudusiga tugiye mu mwanya wo kumva amashimwe ubwo rero turaza kuba reka abaza kuvuga cyangwa se aba bakeya bari imbere baze batambuka abandi musubire mu byicaro noneho nabo baze tuze gukoresha umwanya mugufi hariho umutambuka turakoresha abantu batari benshi cyane mu gushima ariko nabo barakoresha umwanya mugufi kandi ibyo tubiziranyeho turaza guhereza nyina wa muhoza avuge na se na sekuru na mukuru we gikwerere bakoresha umwanya mugufi turaza kubabwira abandi baza kuvuga uvuze uti aho bigeze reka nanjye gusabe ubwica ubwira imbaga yose inaha baje kugushimira nawe inshuti bavandimwe umuryango muteranira aha bararikwa beza batumiwe na Gasita nawe kandi mukaba mwitabye ubwo butumire nababonye mwaje kandi mwaje muberewe mwabukerewe mwitabye rero bitumye Gasita nawe yizihirwa mbere yuko komeza n'ikiganiro ndagira ngo mbakire ndabiyegereje abatumirwa beza kandi muri inshuti nziza bahaye ikaze muri iki kiganiro kwa Gasita Imana yomugisha agira ngo kandi nanone sinabatumiye kuba abashyitsi ahubwo nabatumiye kugira ngo badufatanye ibyiza cyane cyane birimo no kwakira abashyitsi bacu bakuru uyu munsi ukaba rero basaba ngo ibyo tuza gukora byose tubikore ku bufatanye kandi ibirori byacu bikomeze biryohe bigende neza abagira ngo hamwe n'ibyo mpindukirire uruhande ndahabona inshuti yanjye Ntwari kuko mwene Gasita bivuze baje baberewe turabakira tukigura amarembo turabicaza ati none nguhaye umwanya reka ndaragira icyo mvuga banze sabe inshuti yanjye Ntwari urakabyara ntaragira icyo mvuga ndikumva nuzuye ubwuzure baguhaguruka wegere maze nguhobere ngukore mu biganza ahagurutse utere intambwe inshuti yanjye dusuhuzanye turamukanye muraho Ntwari muraho cyane muragumana Yesu ashimwe amakuru urugendo rwagenze neza cyane nuko tugihagaze reka sabe wa mukobwa twagendanye yihute maze nze gukomeza mvugana na Ntwari hari ikindi nabanje gukora bibwirije yaje ngo ya mata yateke kurinda ariko nifuje ko dusangira urabizi nifuje ko dusangira kandi biryoha bisangiwe
cyane maze rero ijyana intwari ngaho ushikira iki gikombe naje mfata ikindi kandi nk'uko bisanzwe nije baza gusogongera kugira n'inyota yari nyinshi ubwire ko iryoshye cyangwa nisanga nabwo itaryoshye yikurinde cyane naho soma ni rwa rutoki gusa ni rwa rundi nanjye ariko numvise ariko nta musemburo urimo oya ikajya kuba umusemburo oya umusemburo w'agasinda ntawe humura ongera usomeho maze rero tugire tuti ubuzima bwiza nubwo ukwanga gusogongera ariko nta mvura ihagaze reka gusa usubire mu cyicaro cyawe ngiyo n'ibindi iri hafi aho nabizi ka gasozi wamanutse ariko ari n'umucucu mwinshi uraguma ukanywe urakoze cyane naje kubera ko ntabwo nagenze cyane ndi kumva bikinyuzuye njye nakomeza mpagarare kandi nawe ukomeze utega amatwi nagira ngo kunywa intwari rero urakabyara urakabyara dore ko twari tumaranye duhana imyanya yo kubonana kandi twagiye tubonana bihagije ariko kandi byarakobotse ku bucuti buhoraho ubucuti bwacu kuva kera ubucuti bw'irage ubucuti bwabaye umuco w'agasitara ntwari ubucuti kandi bwo batumye twongera kubusukura muri iyi minsi kari kavuga kajumu ndagira ngo inzira zarasibutse ahari urumuri rwarashize bitewe n'akanyuriyuri kanyuze mu minsi ishize ariko nta kindi cyangezaga nikijya nakubwiye dore ko mu minsi yashize naje iwawe nakubwira ngo ndashonje kandi inzara iba mu buryo bwinshi ariko sinshonje inzara y'umutima sinshonje inzara wenda y'umwambaro yo kwambara ubusa ariko nshonje inzara y'umugeni sobanura inzara iyo ariyo mfite kandi ishingiye kuri ariya mateka yose navuze mbere niyo mpamvu naje kwa ntwari none naje hano muri iki kirambi naje iwawe kwa ntwari ngo gusaba umugeni usabire urambwira uti bagasita ntabwo ducisha hirya kuko ntabwo byajya iyo ubuze mbaze icyo ubuze kandi iyo ubonye mba numva nanjye kandi nuzuye ubwuzu uravuga uti irembo ndari guhaye bagasita sinakwirirwa gutiza maze kurimpa ndavuga ntugize neza nanjye naje kwa ntwari nifitiye icyizere kuko nta na rimwe naje gusaba ngo ntahiraho ndavuga niyo mpamvu mbaye irembo nazanye gaju kuko gaju nari isa naho nayisize mu rwuri ariko uyu munsi ndayizanye nzi ko nubwira ijambo ubwira ndaza kubwira n'amakuru yayo fata amata ndagushikiriza ndavuga nti ubwo mpaye irembo dore bwina gaju ndayisize kandi ndayigusigiye n'inka yawe sindagizo kandi nta nubwo ayitambuka wishikiye wicaniye wiragire iyo mugabo nugira urubanza uzayicisha urubanza nuko byeyi nzima ndataha uwo munsi sinakubwira umwanya namaze muri uwo muhanda ndagira ngo nari nameze amababa bwagiye kwira tuza amarembo naruka no kwa gasita nabwira gasita nabwira gasita kuko nabwira nti ndetse n'abantu nayishikije kandi nashikije n'amata yayo gushitsa ubworoba wari ubworoba w'ibyishimo igitaramo kiratangira kandi kiraribanyagira kure impundu ziravuga ababyeyi barishima nuko ariko hakeye mu gitondo navuga nti ibyishimo biracari byose kuko
wa mugabo yaravuze ati soma inzoga sempagaze undi ati harakazinduye umugabo nabwo reka ngende uyu munyarwanda yavuze ngo utarumya ntabwo uri intoki mu rujyo nanone ndagaruka ngeze iwawe mubyeyi nzima nabwo ati wagize neza wanyugura irembo kandi nagaje warayemeye warayicaniye ariko kandi kujya nakubwiza nanifite n'iyo umugeni umugeni arasabwa ariko akagira isabisho yagaje nazanye sinyegeka ndagira ngo nyemerere nanone nzazanira barumuna bagaju bagushikirize niwe mukuru niwe ugomba gushikirizwa umunani kandi uwo munani ni wa twembi ukazamutegeka urambwira uti sinakwemeye yaye kwiga narakwakiriye naragukinguriye ndetse naragukinguriye mu mutima ibyo kwa ntwari n'ibyawe ntacyo wabiburanwa ubwo wumva ushaka kuzana barumuna bagaju nanjye ndabishimye uwo munsi ndaza ngeze kwa Gasita kuva amakuru mu gitondo kare kare bandobanurira inyambo ndetse bapana abaganda turongera turaza tugera iwawe tugeze iwawe tugushikiriza umunani barumuna bagaju tumaze kubakumurika umunani urawushima inyambo urazishikira urazicanira uravuga uti kujya nakubwiye byanjye nawe turabisangiye ntabwo njya kuwahuze kandi niwahoboneye ngo ntiyahera ku mwana none rero reka gaburi tutigabura n'ubundi niwe mukuru uragabura umunani uraturongoranya kandi nawe ubwira usigarana ndetse uranatugabira tugabira indongoranyo nziza zirimo n'ingabire ndagira ngo bene Gasita ni abagabo kwihamya ko uwo munsi sinarije nyine ari kumwe n'abaganda aho twagize hose bagiye baza bati izi ngizi si izo kubazwa simbulwa izi ni indongoranyo zari inka z'indobanure zihaka ndetse n'imiterere yazo ubwazo baranazirebaga bakavuga bati nyamara ndetse ubanza n'izo kwa ntwari kuko izi nka nta handi tubazi ibikubi biba ngo izi nka bari bwoko y'inka kwa ntwari turaza turishima tugengerutse turashika tumaze gushika tumurika Gasita indongoranyo tuvuga tuti twarongoranyijwe twakoshejwe kandi twarongoranyijwe yewe harimo n'ingabire barishima barazicanira barazishyira mu bururi nanone bukeye bwaho turavuga tuti inka zo ziri indongoranyo ariko indongoranyo bazigira uwo zarongoranyijwe nyiri bwite nyiri kamazi uwo twashatse ntaraza nubwo twamwemerewe ndongera ndagaruka ngeze iwawe ndavuga nti ndagarutse urambwira uti ntabwo nakurambirwa ndavuga nti kingaruye rero wampaye umugeni ndetse urakira n'inkwano uranongoranya uranangabira ariko uyu munsi rero nje kugusaba ngo ubwira umunsi uzampekera kuko umugeni waramumpaye nuko mubyeyi nzima urambwira uti wifuza ryari ndakubwira nti uyu munsi ndakubwira urambwira uti umunsi ushaka niwo nazaho habaye none nyuma yaho naje ndabivuga kwa Gasita turitegura turasasa ikirambi dutegura ibirunge z'abakwe ndetse dutegura n'igitaramo ndagira ngo ugiseruka ku irembo wakiriwe n'ingoma n'amajwi meza yo mu buryo bwose ayihuta n'amanuka yaya nyine afashe umugezi mu cyicaro umuruhu ukagenda umanuka si ibyo gusa dutereka n'amata dutegura n'uru ruganiriro mbere taragira icyo gusaba reka mbanze gushimire kandi gushima ndasaba Gasita dukomere ntwari amashi kuko atazayica isezerano kandi nanone turashima na Nyagasani yakurinze kuko ndabona waje uri mu benshi ntabwo waje wenyine ikirori nawe wateguye kugira ngo tuze kwifatanya kuko buriya kiba cyiza iyo cyatashe kaba rero usaba yanjye ntwari ubu ndeba ni intumwa imeze nk'iri gusoza ubutumwa buri rimwe na rimwe banazaga jenyine kandi ikavuga amakuru ya jenyine hari igihe
umuntu yivuga neza cyangwa ukaba wavuga bitazashika ariko ndagira ngo nkubwire ko nubwo kirimo uruhuka bifata kuri ayo mata aba bose ureba aba ni bene gasita barimo abaturanyi barimo abavandimwe barimo abana barimo imiryango itandukanye abo bose bafite amatsiko yo kumva ikiza kukuvamo kandi icyo gikuru n'iryo jambo nyamukuru yaduteranyije dore ko ibitaramo bihaba kandi bikaba bitandukanye ariko icyo umunsi nicyo kukwakira no kumenya no kumva ikiguturukamo nkaba rero gusaba ngo numara kuruhuka uze kumenya icyo cyifuzo nanjye ndagira ngo nicare nduhuke hanyuma tuze kumva iri kuva mu kanwa asigaye mukomeze musabe umuzari bukeye twari yicaye yarimo aganira n'abana be azahamagara abuzukuru agahamagara abahungu barimo baganira abana se twahagaze hanze baravuga ati tubonye umugabo muremure kuri kose ko turabona ari za nshuti zawe baravuga ati inshuti nyinshi mu miryango irabona agabiye n'intwari ngira nabo baduhindutse none ariko barabira kandi barabagabiye badukura mu gihugu nimurebe neza ntibagira baregara ahubwo bagira ngo tubaza baheka urugero abana bashushoza kuko bari bakubona neza babonamo igasita baduka ariko urakaza igasita ashyize mu nzara yicara basanga bene twariko baraganira baratarama bageze bakema bakazunduye umugabo umuntu uza aha nzindukiye hano kwa ntwari none reka mbabwire icyifuzo cyanjye nuko bityaho bamuha umwanya agasita afata ijambo aravuga ati hari iragitwa tugirana na ntwari ati kuko nisonza sinkaje munsi y'inzira sinkagende mu mubande nzarongora inzira yose ngende nije kwa ntwari atese aha nageze kwa ntwari baravuga ati kwa ntwari aha niho washyize mu kirambi wishire wizane
aravuga ati twari uruzi mpaga nicaye aha icyifuzo cyanjye naje kwaka umuriro wawe twaravuga ati sawa urakoze aha wageze icyo ushaka cyose urakibona muramenye mwababyeyi ntimukite umwana izina ribi uzawita umwana ngo ribuhanya abamurozi intwari ibyo n'izina ry'ubutwari Gasiti ataramara ijambo ntwara z'abayarimenye aravuga ati sawa urakoze vuga ko ari kumutima aravuga ati naje kwaka umuriro waka cyangwa se gusaba inyama bikiri aho usubira inyuma uragenda ujya kubitekerereza ababyeyi bakwemereye kumufata gushyira imbere abaganda urayizana twarayigururira aravuga ati ne nakwemereye kuko sinenemeye igaje nakwemereye umunsi ushika muri uru rugo ariko sinzakwemera bishyiriye kuri ariko uzanye na gazi nayo ni nziza nubwo bijambo twaramara abaganda nabo baraza baricara kuvuga ko ari ku mutima uravuga ati yeme gazi ngiyi naza kwisabisha umuriro wa twaravuga ati mfite abageni benshi ariko nanone umuntu azagira uwo yakunze nuko uravuga ati bari mufite groupe abasigaye baramenye ubwenge basigaye bandika no ku mpapuro abandi bakashaka kumukuri kuri aya telefone uravuga ati Nyashikama asubira inyuma abavyeyi arabaza ati se muba mufite umwana witwa Nyashikama abavyeyi turamubwira ati uwo mukobwa yakundanye n'umuhungu wo kwa Gasita nuko bikiraho twaravuga ati sawa urakoze hasigaye icyo wifuza niki twaravuga ati nagomba Gasita uravuga ati icyo nifuza ni umunsi kandi uwo munsi ni wowe wumva twarasubira inyuma hamagara abaganda hamagara abana n'abuzukuru baricara baraganira baramaze ati se ko Gasita azanye icyifuzo ngo arashaka umunsi wo kujana wo kumushira Nyashikama tumuhekeye ese murabibona gute nuko twararicara arareba dore ni harehare abantu basigaye bacinguri hageye haba habi abantu bagaca mu mutambara mu gushaka gaho bataka badahura n'abajya babihe nuko bikiraho abantu baza gushaka inzira babwira Gasita Gasita usubireyo kubwire Gasita mukuru umubwire ngo itariki 18 z'ukwezi kwa 12 mu gatondo kare tuzaza tuguhekeye nuko barasubira inyuma teguza abana ateguza abasore bazakubanguka cyane abasore kwambara uruzi n'abasore bazabanguka n'ijazina nababwiye muramye tukitabane sinaribi abana baraguruka baraza baca muri ziriya nzira baratibuka baraguruka n'ahari ubende none Gasita ndasaba ko haguruka kuko icyifuzo cyawe twari yaratumvishije ndasaba ko bari abana bahaguruka kugira ngo ngere ku cyifuzo cyawe turashaka ko icyo ushaka Gasita ndagira ngo nicyo nagusabye na kare kose ndasaba ko bahaguruka kuko iminsi bitondo bazindutse uyu munsi ko nakeka ko tugiye kuruhura ariko tuzavuga ukumva umurongo ufite washakaga yari Nyashikama avuga ko bari baza kugira ngo mushikirize kumara inyota nzi kuko ubu wari usigaye ushaka udukwi ukadushakira kure ariko n'umunsi wa none Eme Nyashikama urukuru ryumva neza ndabyumva rwose ni Eme Nyashikama guteza amatwi nawe umutegera iryo zina uriya wabonaga wa munsi gaje wari umuntu igendera gike ariko nabo mwese ndatunga inka ntunge n'umuntu bishoboka pe ariko ntari bishoboka kuko Gasita yashitse mu rugo ndabizi ko nza mumara mu rugo yari afite cyane rwose bakomeza gukora bamanuke cyangwa ugatambuka nawe yari intambwe buke ukenaga ngo umuruho wose washize nta nura rifite sani cyane umuruho uterwa n'icyo wabuze ariko ntawe ugira uharonga Gasita urakaraba uyu niwe Nyashikama waje usoma urakagira abageni ubonye ko ari mwiza namusabye namubonye ari mwiza kandi reka nkubwire neza uyu mwana ni mutoya ariko azabanguka kandi tugira umuntu wirabura inzobe gusa n'inzobe zitandukanye urabona ko ujya Gasita yaza agasa mu wanjye uza kubona iki
muri akakubaza ukamenya bakundanye n'umwana wo kwa Gasi ukabona cyane inka y'abandi ni ukuvuga ngo uyu munsi rero nizo zihari nakuzanye mu kwezi Gasi uzabyare koga na mwe uzabaganduke kujya waza kuba iwanjye noneho ushyiremo imbaraga ndabizi kuko waza kumbwira ati jewe ukuza banguka abe neza uvuga ngo wowe uza gutetesha akwa Gasi baza gutetesha urabazi byose ariko rero ndasaba icyifuzo hariho sekuru w'uyu mwana mbere yuko ushima icyo nzi ko washimirwa n'abana wawe useka ibyo bitwenge n'ituruka Gasi ahubwo ndacaye gwenya ndasaba sekuru w'umwana twenge kiraza hanyuma sekuru w'umwana yatojwe na kwa ati umaze gushikuza Gasi sekuru wanje sekuru w'uyu mwana niwe rekura mubona naguma tambuke n'umusaza mwiza w'inzobe ntabwo tutagira uwirabura naguma tambuke rero aze kuza umurebe hari akajambo ese tufite ubwuzu bwo kumva icyo twarwaye bavuga ahubwo nteye amatsiko rekura urumva bose rekuze kumva sekuru rekamuheza rekuze kumva bagasita muri bukurikira urakoze ni wa munsi basekuru kwabasha ubu bafite amatsiko yo kumva ikiva kwa ndwara ni we sekuru w'uyu mwana wajohereje none rero barashaka kumva akantu uvuga kuko kwa Gasi ikintu cyose baduteze amatwi kandi badukoresheje tuzatuvuga basigaye ijambo ry'iryawe nuko rero turashimye cyane twabaye mu birori by'aba bana bacu ni umuvukano wacu wo kwa Ntwari na Gasita ariwe Nyamuguhe twabugururiye irembo izo za mwadukoreye kuba abakuru baravuze ngo vyaguhe si kubonye bize isobanura imijisho munsi isa rero turimo uyu mwana avuye mwasa asubiye mwa nyina tuzivyo zakora ni mutoya muzarereka birerera nuko rero ni nyashikamo uzogira amashami yaka k'amashanyarazi ni nyiramutsubuye mu twacyungura ahora ni Gicumbi iyo bicura bagacumbi maze mukoma amashi umucunguzi yatoreye igitoki iyo bicura bagacumbi nguri mu mushikire azabyare se azabyare nyina azaruka iyi mbuto izongera tugarukire azabe nyakuruza abandi inzovu ibihumbi turamubahaye rero abakuru baravuze ngo agasozi kamanutse kakazamuka iyindi mumwishimire niko tuziza idukomoka kwa Ntwari itaziganda ndatekereza ngo uku bahuye aha nyine badukomokamo kuva kuri nyirabukwe na nyirakuru abo bose n'abana bo kwa Ntwari nyungu nziza nako karenga muzagakomeza tubakomeza uyu muvukano kugeza ubwo tuzimbuka tujya mu ijuru Imana ibafashe nawe umugisha ubwo rero mubishe sekuru cyane none rero ugiye kumugushikiriza ku mugaragaro uyu ni wa munsi ni bya bitondo wagenze ariko umuruho washize uyu ni nyashikama nawe urabyumva ahasigaye ndamugushikirije ku mugaragaro urakoze cyane urakagira abageni urakagirikana umwana urakagira abanyirashikama urakagira abanyirashikama kandi nongeye kubivuga yego kandi urakagira abanyirantwari mbere ntaragira icyo mvuga kuri nyirashikama mpaye mbanje gushima uyu muco wo kwa Ntwari rega ni byiza byo kwa Ntwari ntibyazina bavuze bati nubwo Ntwari ahari kandi arivugira ariko umwana no mu muryango reka turebe n'abasekuru nabo baze bamuherekeje kandi bashimangire uwo mugisha mwiza baduhaye turabashimiye bagamushima mbere muhoza atambuka imbere uwanya gukurikire ubwo karababwira ati uyu nguyu niwe ahoraga ababwira uyu niwe twari dutegereje ati uyu nguyu none mwakire Patrick ati umushime kuko naje namushimye ati kuko kware wamugaya afite isoko ngira isoko
n'umwana wa Pantwari warezwe neza, yareshejwe amata n'ubuki. Ubwo rero kuko warabyaye urarera, tukaba tugeze kuri uyu munsi wo gushingira. Icya kabiri, ngabo ndetse n'igihe yamubwiye igitekerezo ko yakunze, yarashyigikiye, niyo mpamvu agushimiye, aguhaye ako gaseke. Murakoze cyane. Reka rero dusabe papa na mama muze gutera intambwe kugira ngo abana baze kuza kubashimira, bafite impano mubanguke. Dusabe mzee na mukecuru mandurira ibi hejuru cyane kuko ni muremure kandi n'inzobe. Ubwo rero Tahe Aime narangiza aze kwishyira ku ruhanga, aze kubera ko yashaye. Tahe rero nimusimbize ifoto nziza twese dufasheho. Reka rero umusaza yishyire ku ruhanga kugira ngo aze kubera. Yego araberewe amashi menshi, araberewe rwose. None wabereze iyo ngoni nayo muri Muhoza, umukwe wawe aragushimira rwose ko wamujaniye mugeni, bamukunda, bamwemera, igihe yababwira igitekerezo ati mubwira ngo mwihangane rwose, mutere hamwe, muze n'uruhande kugira ngo amafoto ase neza. Nzi rero Tahe afatiye ifoto tubaberewe, araberewe cyane. Yegereye umukunzi we, umushikirize bakufate ifoto. Nanone hari impano ya Aime yageneye umukunzi we, nayo ize kuba iri hafi kugira ngo aze imushikiriza Aime impano yo gushimira. Muhoza hari impano yageneye se kugeza kuri uyu munsi wo kubashimira. Bateri zirapfuye, izi bateri zirapfuye, bababeshya abandi batwara twebwe n'ibitazari bitaramba, ariko nyine kubera yuko umugabo nari mfite yari yaje, ubona yuko nshaka Do we really need this that much? kandi naza namba ariko bana n'Imana These pictures that much? Yeah, this is enough. Wow, but can't have a whole speech. asanga umuryango wacu urakwegera, twaje tubabaye kubw'iyo mbese tukatubera nk'abana, ariko muri cyane umuryango urakwegera, nanone tukomeza kutwegera wa munsi nabonye baza bakishaka umwana, ariko ndimo kureba Imana yarakoreye byinshi tukabana. Kuri uyu munsi abana nasigaranye tukaba turi kumwe nabo, nije mwiza. Ntabwo ariko bivuga banasomye neza, sinzi turacyari ku ihande ya Butoto. Butoto iyo okay. Papa natanaza kuba ari hafi. Papa Natani imyaka yose mwarubanye, ubwo rero barabasezeyeho, agiye mu rwiwe. Reka rero se batware famiye sa inshuti ya Muhoza cyane, ni umuvandimwe, ariko birenze ubuvandimwe bukaba n'ubushuti. Kubera gushimira cyane ku dutushi wagufashije, umube muri hafi. Rero mama we ndagushimira rwose. Reka waraje ateye intambwe kugira ngo aze gusigura iyo mpano
ya mama we amushimira ibintu byinshi yamukoreye umubyeyi yarabizirikana nanone bitenaga abantu gatoya famiye narivuze ngo impano ya mama ntibegere bayibasigize rwose impano ya mama aragushimira cyane kubera ko gusobanura byinshi kuri we niyo mpamvu ayo marira nayo ibyishimo ntabwo ari ingora ubwo famiye bizihirwa baraza ko bari hafi kuko impano zawe turiko dusoma famiye bizihirwa bazaba bari hafi kugira ngo bayizana impano bayizana impano bazi kwikwireza umusaza uri hafi rero wibasingize wihangane akundi nyine famiye bizihirwa ari gufatira umwano arashaka ko yihanagura wabaye umutoza mwiza kandi ndabizi ko uzakomeza kumwigisha kuko n'ubundi ari uwawe rero aragushimiye ku mwana wawe urimo utoza kumva impano ya mama shanga nyakibatsi nawe azi ko ari hafi shanga wamuhoza tambuka utange kado yawe abana biwe utambuke uruke hariya muri benshi mwebwe mukabagaza ari hafi mukabagaza ngo naze nawe aragiye abandi bavaho abakobwa bo bahayashunga bazi gutambuka hano wino inshuti yiwe nawe ndahe bagaza yagiye hehe umugore we yagiye hehe yagiye uzabafatire kato tudufite umwanya gagutinda bihute iwe ni kato gusa batanga nta jambo bavuga so mu bantu bose bafite amakado kuhanditse baruna biwe bari kado iyo bateguye batambuka bihuta bana badamu bahava kuhagera bibangukemo barumuna biwe muhaguruke bihute barumuna biwe tambuke mutange kado yanyu ngo afite kado yiwe aheze mushiki we okay murakoze reka asubize murakoze cyane twasabaga umuntu wese waba ufite kado yateguye azaza azambwire ngo dutwandiki cyangwa iyo mpamvu muhaye kado nahite tumuvuga tukamufata ifoto yaba arahanga kuko umwanya w'amagambo uri kurangira dusigare twese abantu babiri gusa ngo turangize umuntu waba ufite kado azaza agira ngo ati iyi kado ni iyi ndi uyu nguyu ku buryo dusigarana ibyasi iminota 10 n'ingahe tukarangiza ngo hari abadamu muri quartier yo kwa Muhoza nibo ndabasha kumenya sinamenya niba ari bandi abadamu muri quartier abo nibo mvuziga nibo banyongoreye n'abagabo abagabo kwabo abadamu kwabo
uyu ni mushiki wa Muhoza. Mudabwira ifoto. Aha aba bahagaze hano mu rubyiruko rw'abasita ba hano. Mushiki we narangiza murahita mujyaho ifoto yanyu mutambuke urubyiruko mutambuke ifoto hari urubyiruko. Aha bariya ni bande? Ni ba badamu muri quartier. Namwe abandi bavaho muze. Abadamu muri quartier barafungira mukecuru naze. Mukecuru ngo ngwino niwe bafungiye kado. Urubyiruko ifoto imwe irahagije muhite muvaho. Haleluya. murakoze gusubira mu cyicaro tugiye gutambutsa abatangaza mukore mubanguka bagiye basenyeza biwe Toto na Messi famille Tungura, famille Sebitula, youth nabo bari hafi Sebitu hari impano ya kugira ngo uzubaka urucuruzi ugomba kubaka umwana w'intuzi taza kura ngo yabagenda nyine yibagirwe ndetse ukecuru rimwe yigeze kubibwira ariko tuzoza urare bobo uzaza urare turare twigisha Muhoza ndashima Imana rero ko umwanya wari uyu nguyu amen. Ikindi ndashima Imana ko Muhoza yashatse uramwana w'umukobwa twashatse mukuru wiwe mukuru wanje neza tuvukana niwe washatse mukuru we warangize ageze wacu agera umwaka umwe gusa arapfa adusigira umwana w'umukobwa dutira arahari noneho Muhoza mubajije amakuru ambwira ko ariwe basuye gukundana numva basa n'abadushumbujije. Imana ishimwe rero ko uwo muvukano utacitse ukawusuye kandi kubahe ikiraro. Imana ishimwe. Bwa nyuma ndashimira aba basaza baba data wacu kuko babavuze muzehe yigeze abivuga ariko niko bisanzwe mu miryango yose nzanira ngo twebwe tugire umuryango mwiza gusa kurusha abandi niko nzatekereza none kuko abasaza baradukunda kandi natwe tukabakunda. Hari turi nijoro hari abantu bamwe kudutelefone bamenya amakuru ko twaje ku bukwe umusaza umwe wacu mu Kigeri akazarira kuri telefone ngo yoba nawe ngo yari muri ibyo birori ukuntu Muhoza ibirori bizaba tubitegereje turi abantu benshi ntibahabaye ariko turashima Imana ko abahabaye baserukiye abandi kandi izo mwakoze Imana izabahereza umugisha. Turashimira bene data bandi Chaka bayobowe na perezida iri hose bari bayoboye ubukwe n'abandi bose bafatikanije mwakoze ibintu byinshi buri mwe twumvaga neza twipfumbira ariko twatekereza ko muhari tukumva kandi awuza wishimira turabashimiye.